Reka nongere mbasuhuze kandi mbahe ikaze mwebwe mudahwema kudukurikirana. Uyu munsi tugiye kongera kurebera hamwe ese situation iri hagati ya Amerika na Iran, ibiganiro byabo kugeza kano kanya byaba bigeze kuki, cyangwa se ese byarahagaze cyangwa se birakomeje. Urabizi ko nyuma y'uko bitangira habayeho kongera guhererekanya cyangwa se kongera kurwana hagati y'ingabo za Amerika na Iran. Nyamara ibyo byose babikoraga bari mu biganiro. Bivuze iki rero? Bivuze ko bashakaga, buri muntu wese yashakaga cyangwa se buri ruhande rwashakaga ko rwagira byibura imbaraga kuri table y'ibiganiro. Ndetse muzi ko Iran ageze aho ikavuga ati niba dukomeje guhura n'imirwano cyangwa se mudashobora kubihagarika, ibiganiro turabihaga ko there is no peace talk mu gihe muri kuturasaho. Urabizi ko hari imijyi ya Iran yo mu majyepfo yegereye kurira muhora wa Strait of Hormuz yarashweho mu buryo bukakaye cyangwa se mu buryo buremereye, aho ibikorwa byinshi bya gisirikare harimo n'amasatellite byangijwe, nubwo Iran nawe yagerageje kwihorera ku bikorwa bya Amerika biherereye muri kariya karere, cyane cyane kuri base za gisirikare cyangwa se n'ibindi bikorwa bifitiye inyungu Amerika biherereye muri Middle East. Ariko ibiganiro ntabwo byize bihagarara. Kubera iki mbese ibi ngibi ari ngombwa ko buri muntu wese abazi ngo bigeze hehe? Uyu munsi urajya kugura ikintu icyo ari cyose, ndibuka ejo urabona ari amatafari y'impunyu, tuno dutafari dutoya bubakisha. Nagiye urabona ndabitekereza mu mezi nk'abiri ashize kari muri 55. Uyu munsi kari muri 70 kugera kuzamura. Ukabaza se kubera iki mwazamuye itafari? Murabizi kuri ziriya mpunyu cyangwa se muri abo tafari tubangura amatafari ahiye. Urabizi ko na amatafari ava mu ibumba. Ibumba riba hehe? Ibumba riba ahantu hameze nk'igishanga. Noneho umuntu uritwika ahita akubwira ngo hari intambara iri kubera hagati kuba hagati ya Iran na Amerika, niyo yatumye iri tafari rizamuka. Ukamuga ati okay, ngiye ndashaka umbwire noneho ingredient zatumye iri tafari rizamuka, cyangwa se impamvu runaka zatumye iri tafari rizamuka. Iri tafari muri ari kurano yepfo mu gishanga. Iri gishanga ngikiriya Iran ahiherereye ihuriye n'iki gishanga. None agahita akubwira ngo ibyo bakoresha batwika iryo tafari byuriye, yaba inkwi niba ari inkwi bakoresha cyangwa se n'ibindi bintu. Noneho kubibagezaho nabwo urumva transport yase yurira. Murebuka ko mu minsi yashize mazutu cyangwa se ibikomoka kuri petrol, essence yari yarazamutse mbere, ariko mazutu ejo bundi yazamutseho 70% nako 700 kuri litiro imwe. Ni ukuvuga iki? 700 kuri litiro imwe yese reflectinga the whole transport. Ni ukuvuga ngo supply channel system yose na logistique byase biba affected mu buryo buri direct effect, kubera ko ni ukuvuga ngo niba ibikomoka kuri petroli byuriye cyane cyane mazutu, ni ukuvuga ngo buri kinyabiziga cyose gikora transport ijyanye n'ubwikorezi, ni ukuvuga ngo amakamyo ibiki byose birahita bizamura ibiciro. Ubwo none buri muntu wese akaguha igisubizo, wamuhati kuki wahinze inyanya ukaba uri kuzihenda kugeza kuri uru rwego, akakubwira ngo Iran na Amerika barimo barwana, ngo muri Iran hari intambara. Urumva buri muntu wese yagizweho ingaruka n'iyi ntambara uko byagenda kose, even n'ubwo wenda bimwe byabaye n'urwitwazo, ariko uru rwitwazo rwaba rufite impamvu naho rukomoka. Ariyo mpamvu tugomba kujya tugerageza mu gihe cyose tubonye umwanya tukareba kuri update zijyanye na geopolitique ndetse na economy muri Middle East, tukareba ngo uyu munsi byiriwe bite, cyangwa se nubwo twaba tumaze n'iminsi tutari kuboneka, igihe cyose tubonye umwanya tukareba ngo bigezeye. Muri aka kanya rero mu biganiro aho bigeze, turabona ko Iran ya reportinze cyangwa se yavuze ko
itari kwemera cyangwa se itari kwakira neza ibiganiro ibyo Amerika iri kuyisaba, nukuva ibyo iri kuyiporopoza kano kanya, bitewe nuko bari gusaba ko Amerika ibanza kurilizinga, cyangwa se urabizi ko nababwiye ko Iran imaze imyaka 40 mu bihano. Iyo myaka 40 mu bihano harimo financial sanctions cyangwa se ibihano bishingiye ku bukungu nabyo birimo. Iyo bavuze ibihano bishingiye ku bukungu, n'imitungo yose icyo gihugu gifite mu mahanga ihita igira gute, ihita iba freezed cyangwa se ihita ifatirwa. Noneho Iran yo ikaba iri gusaba ko imitungo yayo ingana cyangwa se irenga na biliyoni 24 z'amadolari yabanza ikarekurwa kugira ngo ibiganiro cyangwa se proposal Amerika iri gutanga noneho ibe yaba accepted, kuko bo baravuga bati mutabirekuye natwe ntabwo turi kwemera, ntabwo dushobora kwemera ibyo mudusaba. Urumva rero kandi urabizi Amerika ahantu hose igiye ubundi bishaka kuvayo nk'ifite insinzi mu biganza byayo, ariko intambara ya Iran yo yayibanye agatereranzamba bitewe nuko Iran basanze ifite imbaraga, cyangwa se uko bayisanze siko bari bayiteze. Urumva baragiye, reka turebe noneho muri event ziheruka, baragiye bajya muri Venezuela baterura Maduro nkuko waterura umujurengiro hagati y'ibintu hagati anigendera. Ni ukuvuga systeme yose ya Venezuela ihita ba collapsed, ni ukuvuga ngo ihita yangirika, ubutegetsi babuhindura uko babishaka. The same way uko babitekerezaga ko bashobora kubikora muri Iran. Wenda muri Iran kwiba perezida wabo cyangwa se umuyobozi wabo w'ikirenga byo ntibyari gukunda, ahubwo babatireka tugende tubombarde cyangwa se twice umuyobozi wabo w'ikirenga n'abasirikare bakomeye, ndetse ibirenze kuri ibyo dukore twangize n'ibintu byinshi kugira ngo bamanike amaboko, noneho tubategeke ibyo bakora cyangwa se dushyireho guverinoma yacu twebwe twishakira. Ibyo bintu ntabwo byigeze bibasha gukora kubera ko Iran iyoborwa na system, ntabwo iyoborwa n'umuntu. Noneho bakaba bafite politike, hari politike nabwiye ishingiye iyo twita nuza theocracy. Theocracy ni politike ishingiye ku myemerere, ndetse ndatekereza yuko ahangaha Iran nibona insinzi, ikintu twita demokarasi uyu munsi kiraba gicitse amazi, ku buryo abantu bose bashobora, cyangwa se systeme zose, amareta yose ashobora kwadabutinga kiriya kintu, kuko gitanga imbaraga even nubwo leta itaba ifite imbaraga nyinshi mu buryo muri financier na technology, ariko iyo system ya theocracy itanga imbaraga kubera ko na wa muntu wa nyuma agumya arwana, kubera ko haba harimo n'imyemerere ishingiye kuri gakondo. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga imyemerere ishingiye kuri gakondo nk'uko ubwami bwari bumeze. Urabizi ko wenda tuvuge mbere y'abakoloni, mbere y'uko iyi nama ijya gucamo ibihugu bya Afurika igenda ibisatagura, urabizi ko u Rwanda cyari igihugu kinini, rwari rwarabashije, abami barabashije kugenda begspandinga kugeza uburasirazuba bwose bwa Kongo, hano izi ngizi ahangaha hano mu Uganda, hano Zambarara, hariya twita ngo ni mu Bafumbira, hari hose hari mu Rwanda, even na za Karagwe hose hari mu Rwanda, mbere y'uko bagenda bahasatagura ngo badusigire wenda igihugu gitoya tugereranyije naho twari dufite. Ibyo bivuze iki rero? Bivuze kugira ngo bigerweho, kugira ngo ahantu hose haboneke, nuko icyo gihe igihugu cyangwa se hariho systeme y'ubwami idashingiye kuri demokarasi. Iyo systeme rero yakoreraga hamwe, nta bintu bya demokarasi, ahubwo no kuvuga umwami yarebaga n'ibiki bibereye igihugu, noneho akaruringa abaturage, agashyiraho ingabo, ndetse buri muntu wese akarwana iyo ntambara ayishimiye bitewe n'uko umwami yabaga yatekerereje igihugu. Bivuze iki rero? Bivuze ko iyo theocracy nayo imeze ari nka systeme imeze nk'iy'ubwami, kubera ko ibishingiye ku myemerere n'umuco
ujya kumera nk'aho ari gakondo, kuko umuco wa gakondo ntaho ujya utandukanyiriza n'imyemerere. Ako karagaciyemo rero reka twirebere ngo impamvu Iran iri kuvuga ati mubanze mukore release y'imitungo yacu ingana na biliyoni 24 z'amadolari, tubanze tuyibone kugira ngo twemere proposal yanyu. Ukuvuga ngo icya mbere Iran ntabwo yizera ubundi Amerika, kuko abanyamerika ryari urumva ko nkuko nababwiraga, urabizi automatically bagitangira cyangwa se mu gihe peace talk yari itangiye cyangwa se mu gihe yegereje, Amerika yasitangira kurasa yasitangira kurasa kuri Iran. Barabeshya ngo indege drone za Iran ngo zarashe muri Kuwait, noneho ngo batuma Amerika iza kubasubiza, ariko ntawabyizera neza kuko abanyamerika ntabwo ari abantu bo kwizerwa noneho ku bintu by'intambara, cyangwa se kubera ko intambara yabo urumva niyo ekonomi yabo, ntabwo bafite ekonomi ishingiye kuri production yababwiye igihe cyose, bafite ekonomi ishingiye ku ntambara n'amanyanga, ndetse ubukungu bwabo bukaba ari ikintu cy'igihuha butanahari. Ibyo bintu mpora mbibabwira, uza ushaka evidence cyangwa se kubisobanukirwa mu buryo buri deep, ajya muri comment abyandike, noneho tuze tumusobanurire akantu ku kandi tumwereke ko ubukungu bwa Amerika ari igihuha gishingiye aho ngaho, ariko noneho nubwo ari igihuha ikaba yarabashije kugicampaigning abantu bose bakabyizera, ubukungu bw'ibindi bihugu ikabuhindura ubukungu bwayo. Noneho iyo trust niyo, cyangwa se kwizera, ko wagira icyizere Amerika, nicyo kintu cya mbere Iran gituma Iran idahita yemera proposal Amerika, byibura itabanje gukora fast move, itabanje gukora akantu gatoya gatuma kagaragaza ko byibura Amerika ikwiriye kwizerwa koko. Noneho ikindi new Korea program concern, nukuvuga ngo Iran irashaka byibura ko ikomeza gutunganya ubutare bwa uranium kugira ngo byibura ikoremo ibifasha uburyo bwa gisivili. Nukuvuga ngo ubundi ntabwo nitwumve ngo nuclear ngo nawe twumve ko ni ibisasu gusa cyangwa se ni ibintu byo kurasa gusa cyangwa se ni ibintu biri negative gusa. Oya, nuclear bayikoresha baproducinga ibintu byinshi, harimo n'amashanyarazi. Wenda ka turihita tuvuga ikintu twe dushaka kuba tuzi harimo n'amashanyarazi. Bivuze ko Iran kuba yabasha kuba yavango ivuye cyangwa se idesize guhagarika nuclear program yose, yaba irimise iterambere ry'ubukungu bwayo. Noneho icya gatatu nicyo twita sanctions relief, cyangwa se gukuraho ibihano byose. Urabizi ko nabwiye ko Iran imaze imyaka 20 iri mu ibihano bya Amerika, ibihano by'Uburayi, ibihano bya UN, mbese no kuvuga ngo imaze imyaka myinshi iri mu bihano. Iyo kavuga ati mubanze mukureho ibihano byose kugira ngo natwe twemere ibyo mutubwira. Noneho security cyangwa se umutekano wo mu karere ko mu burasirazuba bwo hagati, Iran irashaka ko bayiha garanti, kandi garanti iri efficace igaragaza ese ni iki twagenderaho, cyangwa se ni iki mushaka kutwizeza gishobora gutuma mutubwira ngo mbese ntabwo tuzabona umutekano muri aka karere, Israel ntabwo izongera kuturasa n'umunsi n'umwe. Icyo ngicyo ni ikintu gikomeye. Nababwiye ko buriya Iran iterambere ryayo ririlimite cyangwa se rigenda gahoro, kubera ko ihora ihangayikishijwe no kubaho. No kubatekereza nawe uramutse ubayeho nta mutekano, ntabwo ushobora gukora projet y'imyaka 10. Ni ukuvuga icyo yakoresha projet y'imyaka 10 ugikoresha ushaka umutekano. Ibi noneho ibyo ngibyo birilimita iterambere ryawe. Ni ukuvuga ngo iramutse yijejwe umutekano, ni ukuvuga imbaraga zabo noneho zayo zahita zijya mu kubaka inganda n'ibikorwa remezo, Iran ikabuminga igatera imbere mu buryo buhoraho. Noneho no kugira ubwisanzure ku gihugu cyabo, ku buryo Israel cyangwa se nta muntu ushobora kubyuka mu gitondo ngo avuge ngo agiye kurasa
kuri Iran. Noneho tuvuge niba bafite n'umutungo, iriya Strait of Hormuz yakomeje kuba ari umutungo wayo, nk'uko tubona amaports menshi cyangwa se ibyambu byinshi byo mu bihugu runaka aba ari umutungo w'ibyo bihugu, nubwo biba bigengwa n'amategeko ari international cyangwa se ari mpuzamahanga. Iran noneho akavuga ati byibura turashaka ko tugira full control kuri Strait of Hormuz, ni ukuvuga ngo bakabigiraho bakaba bafite umutekano ndetse kandi bakagira n'uburenganzira kuri uriya muhora, noneho ku buryo noneho uba uri open mu buryo buri wide, ariko nta interception. Ni ukuvuga ngo Amerika itazava iriya aho iri ngo ize gutegeka ibintu bigomba kubera muri Middle East, nubwo arizo mbaraga zayo cyangwa se ari imbaraga zayo zishingiye, ariko ntize kuvuga ngo hano hagomba kumera gutyo. Uretse naje mu kanya mbereke uburyo uyu munsi Amerika ubu ngubu ari oil exporter wa mbere ku rwego rw'isi. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko yafunze iriya Strait of Hormuz, noneho iriya ntuza ziriya za Arabia Saudite ubundi niyo yari iya mbere ku isi, ariko urumva kubera ko hari hajemo ikibazo cy'uriya muhora, ni ukuvuga kugeza uyu munsi Amerika niyo yabaye iya mbere ica kuri za Russia. Urabizi ko hose hari ibibazo batezwa na Amerika, urumva. Kandi Amerika urumva akagunguru ka peteroli kazamutse yo ihita ibyungukiramo, ndetse niba umu exporter wa mbere, urumva bungukira ahantu habiri, bungukira mu idolari, bakungukira no mu izamuka ry'ibiciro bya peteroli. Jya muri komenti ugire ikintu utubwira uburyo wumva situation y'isi uyu munsi uko ihagaze, kandi niba wakunze ibintu byacu ugenda udakoze subscribe, ariko mu gihe uri mushyashya hano, niba usanzwe ubana natwe ukore like na share kugira ngo bigere kuri benshi, maze community yacu ibuminge, tubashe kugera kure, noneho dukore ibintu bifite imbaraga kurutaho. Ciao ciao, hasta la vista, stay tuned.